ingingo z'ingenzi z'ayo makuru zimeze gute kugira ngo mukanya tuguhereze mikrofone maze uzukomeze yaramba. Murakoze. Ingingo z'ingenzi z'amakuru iya mbere iravuga ngo ubushuti ufitanye n'Imana nibwo bugiye gushyigikira umwuga wawe. Iya kabiri iravuga ngo amasezerano yadindijwe n'icyo bise ikirarane cy'imbabazi. Iya gatatu iravuga ngo umuntu wese warambitse umusaraba ye kwibwira ko ari inshuti ya Yesu. Iya kane iravuga ngo uburyo Imana igiye gusuzuma umuntu wese wayikoreye neza. Imana iduhana umugisha. Nutamenya kwisengera ngo usengere umutwaro ukuremereye, ngo uhamagare Yesu azawugutabaremo, azawugufashemo, ngo ugendane na Yesu, uwo musaraba urabona uzawushobora. Bakunzi b'iyobokamana TV turabasuje cyane mu izina rya Yesu. Ari kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze bakabasha kutuganiriza, bakatubwiriza ijambo ry'Imana, bakaduha ubutumwa byose n'ibindi byose bifite nyine aho bihuriye n'ivuga butumwa, dore ko baba baje nyine kuyobokamana TV. Murabona ko tugaruye no mukozi w'Imana, ntabwo ari mushyashya kuyobokamana, hano umuntu mumaze kumenyera cyane n'ubundi araje rero kugira ngo Imana nyine yongere imukoreshe nkuko yiyemeje kuyikorera. Reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho. Mwiriwe neza muraho. Amakuru ni meza. Tubahaye ikaze cyane kuyobokamana TV. Murakoze. Muratangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Ngizi Pascasie, tumubyeyi w'abana bane n'umutwaro umwe, ndi umwadeperi. Imana iduhana umugisha. Okay. Wari umaze iminsi ubuze rero? Nari maze iminsi mbuze ariko nari ndimo gusenga Imana. Yego. Nuzanye amakuru. Namakuru mashya kandi yihutirwa. Namakuru mashya kandi yihutirwa. Yego. Okay. Reka noneho duhe ku ngingo z'ingenzi zayo zibumbiye mu ingingo z'ingenzi zayo makuru zimeze gute kugira ngo mukanya tuguhereze mikrofone maze uzukomeze yaramba. Murakoze. Ingingo z'ingenzi z'amakuru iya mbere iravuga ngo ubushuti ufitanye n'Imana nibwo bugiye gushyigikira umwuga wawe. Iya kabiri iravuga ngo amasezerano yadindijwe n'icyo bise ikirarane cy'imbabazi. Iya gatatu iravuga ngo umuntu wese warambitse umusaraba ye kwibwira ko ari inshuti ya Yesu. Iya kane iravuga ngo uburyo Imana igiye gusuzuma umuntu wese wayikoreye neza. Imana iduhana umugisha. Abyumvishe rero ingingo z'amakuru Mukalibiya atuzaniye nyine avanye mu masengesho. Ndatinze rero reka muhereze mikrofone ubundi aturamburire rero irivuga butumwa nyine imigisha y'amahoro n'imbaraga z'Imana. Reka zibane nawe uyibera impanda ubundi yo ize yibwirira ubwantu bayo icyo yateganije kubagezaho. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo ubu butumwa tubukurikirane wumve icyo Imana ije kuvugana nawe. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo wa Nazareti, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko ututekerezaho, tugushimiye ko udukurikirana, tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi minsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, n'ibisigaye uzabikora. Kandi turagushimira ko ujye uturinda uko bwije n'uko bukeye. Inshuti z'iyobokamana ndetse nabo ubuteguriye kugira ngo bumve icyo ushaka kubwira isi yose, nabo turagushimiye twese ko ibyo wakoze ari iby'ubutwari. Habwa icyubahiro munsi no mu ijuru, uvugirizwe impundu, kandi icyubahiro cyawe gikomeze kiganze none n'iteka ryose. Amen. Bakunzi b'umusaraba, inshuti z'iyobokamana ndetse natwe ubwacu tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, nkuko bari bambajije ngo nari maze iminsi mbahehe. Burya iyo uri imbere y'Imana uhakura amabwiriza y'akazi, ukamenya icyo ugomba kubwira abantu b'Imana. Murabizi neza yuko udasenga ntabwo wamenya icyo ubwiriza,
utariri udasenga nta nubwo wamenya uko uririmba. Inkuru ya mbere rero y'ubutumwa iravugira iti ubushuti ufitanye n'Imana nibwo bugiye gushimangira umwuga wawe. Imwuga Imana yaguhaye iragira ngo ikubwire aho wawukoze nabi naho wawutwaye nabi, wisuzume maze ugaruke mu nzira Imana mukomeze kubana neza. Turasoma ijambo Imana yampaye riri mu Itangiriro, ni igice cya 47. Turasoma umurongo wa mbere tugere ku wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu ashyira Farawo se Yakobo. Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yosefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu bawe turabashumba, twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura muri iki gihugu cy'i Gosheni. Imana itugirire neza. Imana impa iri jambo, yarambwiye ngo nkubwire ngo wowe umwuga wawe ni umuki? Imana irakubaza ngo umwuga yaguhaye ubasha kuwuvuga nk'uko uri? Niba utazi umwuga wawe, hari ibintu byinshi byapfuye. Niba utazi umwuga wawe, hari ibintu byinshi byangiritse. Imana ifite umubabaro kuko abantu bataye imyuga yabo, bajya gusakumba imyuga itari iyabo. Iri jambo rivuze ngo ubushuti ufitanye n'Imana nibwo bugiye gushimangira umwuga wawe. Imana yarambwiye ngo nkubwire muri iri jambo ngo icyatumye ibintu byose ubona bitaragenze neza nuko wavanze imyuga 2, 3 n'5. Niba uri umuvugabutumwa, uri umuvugabutumwa. Niba uri umuhanuzi, uri umuhanuzi. Niba uri umunyamasengesho, mwuga wawe urawuzi. Niba uri umwenjeniyeri, niba uri umufundi, niba utwara imodoka, abagenzi bose bari muri gare bategereje iyo modoka utwara kugira ngo bagere iyo bajya, ukaba waranze gutwara iyo modoka, hakaba hari abagenzi baheze muri gare. Ibyo ngibyo Imana ije kubikubaza kuko batageze aho bagomba kugera. Niba uri umutayeri ukaba uticara hasi mu mwuga wawe ngo udodere abantu imyambaro, abo bantu Imana ije kukubaza ibyo bagombaga kwambara byavuye mu mwuga wawe, warabisize he kugira ngo umwuga wawe ugire agaciro. Niba uri umwubatsi ukaba utashikamye mu bwubatsi kuko ari wo mwuga Imana yaguteguriye kugira ngo uwo mwuga uzagirire abantu akamaro, ukaba waragiye mu bundi bukorikori Imana itaguteguriye. Icyambere harimo esheke, wagizemo ibihombo, ugiramwo inyatsi kubera ko winjiye mu bitari ibyawe. Imana iri kukubaza ngo amazu abo bantu bagomba kubamo azubakwa nande ko baheze ku gasozi kubera kutitabiriye umwuga wawe. Imana igutabare cyane. Imana ikabukubaza wowe w'umuvuzi, w'umuganga, w'umudokiteri, uri kuvanga imyuga, utari gufata abarwayi neza. Imana yaraguhaye kugira ngo uvure abarwayi, ukaba uri kujya kubivanga n'ibyo muri Matewusi n'iby'ubucuruzi atari wo mwuga wawe. Imana iri kukubaza ngo mbese abo barwayi bapfiriye imbere yawe kubera ko umwuga wawe utawitabiriye. Imana iri kukubaza ngo mbese ugiye gusobanura iki muri iki gihe?
ko nta bushuti ufitanye n'Imana umwuga wawe urashyigikizwa n'iki? Ikindi, kuba utitabiriye umwuga wawe ngo uwukorane umwete, nk'uko mu mubwiriza 9:10 havuga ngo imirimo yawe werekejeho amaboko ngo uyikorane umwete, kuko ikuzimu aho ngaho uzajya nta mirimo habe no kumenya ubwenge. Imana ikakubaza ngo mbese uwo mwuga yaguhaye ngo uwukorane umwete, ko wawuvangavanze n'ibindi, urabona wowe uzabasha kwisobanura iki imbere y'Imana? Ngo niba Farawo yarabajije abahungu ba Yakobo ngo umwuga wanyu ni umuki, Imana iri kukubaza wowe umwuga wawe ni umuki, wawuhaye agaciro kangana gate? Niba uri umuvugabutumwa, kuki wabivanze n'ibitari iby'umuhamagaro? Mu kujya kuvuga ubutumwa ukabanza kujya gucuruza, kandi ni warahamagariwe kuvuga ubutumwa. Abo bantu utari kubwira ubutumwa ngo babohoke, Imana ije kukubaza aho bapfiriye aho mu nzira, irabakubaza ubamariye iki? Umwuga wawe ni umuki? Rero Imana irambwira ngo nkubwire ngo ubushuti ufitanye n'Imana mu mwuga wawe nibwo bugiye gukomeza umwuga wawe. Umuntu wese ukomeye mu mwuga Imana yamuhaye, uwo muntu ni inshuti y'Imana. Icyambere kubikiranukiramo, icya kabiri kubiciramo bugufi, icya gatatu kunyurwa. Umuntu wese ufite umwuga we umuri mu maraso, umuntu wese uzi umwuga we awufiteho abakiriya, umuntu wese uzi umwuga we nta ngorane afitemo kubera ko azi umuhamagaro wiwe. Umwuga wawe niba ari uwo gusenga, ukaba utari gusengera abantu, ukaba urimo kubacuruza, ukaba urimo kubakamwa inyungu, Imana irababaye, ifite agahinda mu mwuga yaguhaye. Ntago yawuguhaye ngo wiyogezemo, ntago yawuguhaye ngo wishyiremo hejuru. Imana iri kukubaza ngo mbese umwuga wawe ni uwuhe, kugira ngo biyigaragarize ko ubushuti mufitanye buhari. Umwuga wa Tabita yari uwo kwambika abakene, yari uwo kwambika abapfakazi. Ku munsi w'uburwayi apfuye, umwuga we waramurengeye. Imana irakubwira ngo igihe kirageze buri muntu arengerwe n'umwuga we, kandi icyo gihe kirasohoye, mugiye kukibona kandi mwatangiye kubona ibimenyetso byacyo, kuko umuntu wamaramaje mu mwuga we Imana yamushyigikiye kandi ikomeje kumushyigikira. Imana ituganze cyane. Icyo nicyo Imana yantumye bwa mbere. Ubushuti ufitanye n'Imana nibwo buje gushyigikira umwuga wawe. Iyo umwuga wawe uwuzi ntabwo ugiramo igihombo, iyo umwuga wawe uwuzi uba ukuri mu maraso, iyo umwuga wawe uwuzi uranagaragara mu bantu bose, ukanamenyekana kuko ari umwuga uba ufite iki agaciro. Rero kugirana ubushuti n'Imana nibyo igiciro. Abantu mudafitanye ubushuti n'Imana ntacyo mugomba kuyibonaho. Iyo umuntu muri inshuti akumenyera byose, iyo umuntu muri inshuti mu kibazo arakureba, iyo umuntu muri inshuti mu byago aragusura, iyo umuntu muri inshuti agukorera surprise, iyo umuntu muri inshuti aguha kado. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo niba umwana w'umuntu abasha kubikorera mugenzi we, Imana nimugirana ubushuti izabuzwa n'iki kugukorera ibyo umwana w'umuntu akorera mugenzi we? Kandi mu bushuti mufitanye umwuga wawe ntago uzagombera gusengerwa nk'amasengesho menshi. Ubushuti ufitanye n'Imana mu mwuga wawe ntago bizagusaba imbaraga nyinshi, ahubwo Imana izagutera inkunga muri uwo mwuga, kuko uzi agaciro k'umwuga wawe. Ntago waba uri umunyamasengesho, ntago waba uri umuhanuzi ngo bivangemo na business. Imana yaguhamagaye uri umucuruzi, curuza. Imana yaguhamagaye uri umufundi, komeza wubake. Imana yaguhamagaye uri umutayeri, tayera, kandi ubikiranukemo. Nutabikiranukamo Imana iraje kubaze ibyo bihombo byose wagize, katari wabigizemo uruhare. Imana idutabare. Niba uri umuganga, uyu munsi ukaba uri kuvurana umutima mubi, uyu munsi ukaba uri kuvurana uburyarya, uyu munsi ukaba uri kuvurana ibidafite umumaro, Imana iraje kwaka ako kazi, ikwaka umwuga wayo, ikwaka umuhamagaro wayo, iwuhereze uwukora bikunze, kuko ari ugomba kugororerwa. Imana irambiwe ibihombo mu mushinga yaguhaye. Imana irambiwe ibihombo mu muhamagaro yagushyizemo. Imana irambiwe ibihombo mu mwuga
bene se wa Yozefu, bahungu ba Yakobo, bagaragaje umwuga wabo, bawukora neza, bituma Farawo abagirira icyizere. Reba ko Imana itagutakara icyizere. Yewe ufite umwuga, yewe ufite umuhamagaro, iri jambo nuryumva wisubireho, iri jambo nuryumva umenye ngo igihe cyose wakoranye umutima mubi, umuhamagaro, igihe cyose wakoranye umururumba, umuhamagaro, igihe cyose wakoranye inda nini, umuhamagaro, igihe cyose wakoranye uburyarya, umuhamagaro, igihe cyose wasakumbye ibya hirya no hino, ntunyurwe n'umuhamagaro. Imana iraje kugira ngo ikwake icy'agaciro yaguhaye cyajemo ibihombo, igihereze ugikoresha afite umutima utunganye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nimwakire ubwo butumwa. Twihuse igice cya kabiri. Imana yarambwe ngo nkubwire ngo amasezerano yawe yadindijwe n'icyo bise ikirarane cy'imbabazi. Aho Imana yambwe ngo nkubwire ngo iki? Ahangaha Imana irakubwira ngo igihe cyose utababariye mwene so, nta kubabarirwa nawe guhari. Igihe cyose icyo wiyifuriza utakifuriza mwene so, nawe ubwawe ntabwo uzakigeraho. Aya masezerano yaje mu ikirarane cy'imbabazi bitewe n'iki? Bitewe nuko niba wari kubabarira uri imbere yawe, ibyo wari gusohorezwa Imana yaguhaye, Imana izi ko muzabisangira. Niba wari kubabarira uri inyuma yawe, muri ya masezerano yaguhaye Imana yabigusezeranije izi ko uzamugaburira. Niba wari kugaburira uri iburyo bwawe, biragutera kubabarira kugira ngo bisohorezwe. Imana irambwira ngo nkubwire ngo iyo ubabariye umuntu uba umukijije ubugingo bwe. Mu gihe cyose utari kubabarira, hari abantu bagifungiranye muri gereza z'iyindi mitima y'abantu. Kandi Imana irambwira ngo gereza mbi niyo umuntu afungiyemo mugenzi we. Iyo gereza umuntu ashobora kugendana mugenzi we mu mutima umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka 10, 15, ubitse mugenzi wawe mu mutima wawe, waranze kumubabarira. Imana iravuga ati iyo ubabariye umuntu uba umubohoyeho ingoyi, uba umukuyeho iminyururu, uba umukuye mu bigeragezo, uba umukuye muri gereza y'umutima. Imana irambwira ngo nkubwire ngo hari imbabazi wowe wagiye ujya imbere y'Imana ukayibwira ngo ni kubabarire, itigeze kubabarira kubera ko yakubonyemo uburyarya, yakubonyemo ko ukeneye ko yo ikubabarira ariko utarababariye mwene so. Imana irambwira ngo nkubwire ngo yewe wowe ujya kwatura icyaha ahandi kandi uwo mwagikoranye umureba, ngo azabwirwa n'iki ko wateye intambwe ugaca bugufi. Urugero, niba nge naguhemukiye, wenda nkajya kwaturira undi mukozi w'Imana mugenzi wanjye, atari wowe mbwiye ngo mbabarira, ejo naraguhemukiye cyangwa se ejo nakubwiye nabi bitewe nuko wenda ari we wabiteye. Imana iragusaba ko sanga uwo mufitanye ikibazo abari we mwikiranura, nibwo azamenya yuko hari intambwe wateye, nibwo azamenya yuko wihannye ubikuye ku mutima, nibwo azagutangira ubuhamya ko muri cya gihe wamubabaje wagiye kumusaba imbabazi. Imana irashaka ko uwo mwahemukiranye ari ugutangira ubuhamya bw'uko wakijijwe by'ukuri. Imana irambwira ngo iyo ubabariye umuntu uba umukuye mu rupfu, uba umurinze kurimbuka. Rero ikirarane cy'imbabazi wikwihumuriza uwo uri we wese, icyo uri cyo cyose, menya ngo hari imbabazi ijuru ritarakurekurira kubera ko wanze nawe kubabarira mwene so. Imana yampaye iri jambo riri muri Matayo 6:14 havuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira. Ngo ariko ngo nimutabababarira, na so wo mu ijuru ntazabababarira. Imana yarambwiye ngo hano nkubwire ngo wikwihumuriza, wikwihesha amahoro, nutababarira uwo nguwo
amasezerano yawe ntabwo azasohora. Imana irambwira ngo nkubwire ngo yikureho urubanza, ni wowe washyizemo kode. Yikuremo urubanza, ni wowe wafunze imiryango yose. Yikureho urubanza, ni wowe wabifungiranye byose. Imana yongera kuma ijambo, ariko irambwira ngo buri wese azaryisomere mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo igice cya 18 uhereye ku murongo wa 21 ugeze kuri 33. Imana irambwira ngo buri wese azaca karongo kuri uyu murongo wa 33 havuga ngo nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Nugera aha ngaho uzaca umurongo. Igihe cyose shuti yanjye utababariye mwene so, we kwibwira ko hari isezerano Imana izasohoza, kubera yuko abo ngabo uri bubabarire nibo muzabisangira. Imana yarambwiye ngo nkubaze ngo mbese uyu nguyu utari kubabarira, Imana iramutse igusohoreje isezerano wenda ikaguha nk'ubutunzi runaka, ugahura n'umwana we ashonje, ugahura nawe akakubwira ko akeneye afite ikibazo gikomeye, Imana yarambwiye ngo nkubaze ngo mbese wakimukemurira ushyireho akabazo wowe wibaze. Imana irambwira ngo nkubwire ngo isezerano bijya yakubwiye urimo kuyishyuza, urufunguzo rwabyo ni imbabazi. Imbabazi Imana yakugiriye ntiyazikugiriye iguhaye Yesu. Ngo imbabazi yakugiriye wowe munyabyaha nuko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo utarimbuka. Iyo ubabariye mugenzi wawe uba umurinze kurimbuka, nawe wirinze kurimbuka. Ese Imana yaramwe nkubaze ngo nk'uyu nguyu wanze kubabarira, aramutse apfuye utaramubabarira bakamushyingura, wowe wasigara uzi yuko uzababarirwa nande? Imana irambwira ngo nkubwire ingaruka y'icyaha ziri ku bantu benshi. Ingaruka y'icyaha iri ku muntu wese utarekuye imbabazi. Ngo icyo wifuza ko Imana igukorera nawe gikorere mugenzi wawe. Abantu bihagazeho banze gutanga imbabazi, abantu mwihagazeho mwanga namwe kubabarira, mwe kwibwira ko mu gitabo cy'ubugingo amazina yanyu yanditsemo, kubera yuko utababarira ntazababarirwa. Rero imbabazi nushaka uzitange, kuko ndabona bitoroshye, kandi Imana ntabwo ifite amarangamutima. Imana nta kimenyane, Imana nta muntu uziranye n'Imana kiretse uwemera ibyaha bye akabibabarirwa. Ngo nongere mbwira abantu ngo bavuga ngo Imana baraziranye, ngo ni gute waba uziranye nayo ihora ikubwira guca bugufi ukanga guca bugufi? Irongera irambwira ngo umuntu wese uzi ko afite amasezerano, iki ngiki natakizegenzura ntazigera agirana urubanza n'Imana. Irongera irambwira ngo nkubwire ngo wishyire urubanza ku bahanuzi bahanuye. Imana yavuganye nawe cya gihe wari uguwe neza, ngo urangije uridamararira, ngo igukorera ibya mbere, ugira ngo uko yakoze ibya mbere uri mu mwanya neza ngo niko izakora n'ibya kabiri. Umuntu wese uzi yuko atarababarira ye kwirirwa asengera isezerano, Imana irongera irambwira ngo nkubwire ngo umuntu wese udafitanye ubushuti nayo ngo arasengera akazi. Nkubaze, umuntu mudakundana, umuntu utitayeho, ako kazi karava hehe niba nta bushuti mufitanye? Isuzume kuri iki ngiki cya kabiri. Gatatu, Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo
umuntu wese warambitse umusaraba we ye kwibwira ko ari inshuti ya Yesu. Umuntu wese warambitse umusaraba akawufata akawushyira hasi ye kwibwira ko ari inshuti ya Yesu. Ng'abantu benshi ngo tugenda turirimba ko Yesu turakundanye, Yesu turaziranye, ariko nyamara ukanga kwikorera umusaraba we. Imana yampaye ijambo riri mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo 16 guhera kuri 24. Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo 16:24. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorere umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki cyacungura ubugingo bwe? Imana idutabare cyane. Hano ikintu Imana yabimbwiyeho, Imana yaramwe nkubwire ngo niba ushaka gukurikira Yesu banza wiyange, ikorere umusaraba we umukurikire. Kuko niba ushaka kurengera ubugingo bwawe ugiye kububura, ariko nutita ku bugingo bwawe kubera inyungu za Kristo uzabubona. Imana yambwiye ibintu bibiri ibyangombwa byo kugira ngo ukurikire Yesu. Icyambere ni ukwiyibagirwa, ni ukwiyanga. Ng'abantu dushaka kwikunda mwanya wo kwiyanga ngo dukurikire Yesu. Icya kabiri, guheka umusaraba. Kwiyanga no guheka umusaraba, ibyo ngo ni ibyangombwa byo kugira ngo ukurikire Yesu. Imana ituganze cyane. Ibindi bitatu byangombwa byo kugira ngo ubugingo bwawe bucungurwe, icyambere ni ukwezwa, gukora ibyo Imana ishaka. Icya kabiri ngo ni ukubabarira. Murabizi ko kubabarira mu kanya tukivuzeho. Icya gatatu guca bugufi. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo guca bugufi niyo mpano ituranye n'umutima wayo. Umuntu uca bugufi aba afite impano ituranye n'umutima w'Imana. Imana yongera kumpa ijambo riri muri Yohana 19:17 ngo kuko ngo nuko bafata Yesu ngasohoka yiyikorereye umusaraba. Imana yarambwiye ngo niba Yesu yarasohotse yiyikorereye umusaraba, wowe ukaba ushaka ko bawuguterurira, wowe ukawucamo, wowe ukawurambika, Imana iri kukubaza ngo ko warambitse umusaraba Yesu ukaba uririmba ko Yesu muri inshuti gute kandi wararambitse umusaraba? Yongera kumana muri Matayo igice cya 10:38 havuga ngo kandi utikorera umusaraba we ngo akurikire Yesu ntakwiye kuba uwe, ntakwiye kuba uwanjye. Nudaterura umusaraba ngo ukurikire Yesu, we kwibwira ko hari icyo upfana na Yesu, we kwibwira ko hari icyo muhuriyeho. Mana yarambwiye ngo nkubwire ngo wisome ijambo riguruka, kora iby'ijambo, ugendere muri ryo, ukora iby'iri jambo, ureke kugenda mu miguruko ugenda uvuga ngo Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nawe uhagaze uti, yavuganye nawe uri mu mwanya umeze uti, yavuganye nawe aho wari uri niho ukiri,
aho wari uhagaze niho ugihagaze, ibyo wakoreraga Imana, umuhamagaro wari urimo niwo ukirimo. Niba utikoreye umusaraba we ngo umukurikire, ntabwo ukwiye kuba uwa Yesu. Irongera irambwira muri Luka 14:27 ngo utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Yewe data we, aha nahise ngira ubwoba kugira ngo ube umwigishwa wa Yesu. Yewe data we, nuko wikorera umusaraba. Ndagira ngo ntanga amatangazo ko umuntu udafite umusaraba, uwo nguwo mu bigishwa ba Yesu ntarimo. Ubwo ngubwo rero, reba niba ufite ikarita yo kuba umwigishwa wa Yesu. Reba niba ufite ikarita yo kuba umwigishwa wa Yesu. Kuba ufite ikarita yo kuba umwigishwa wa Yesu ni ukwikorera umusaraba, ni ukwiyanga ugakurikira Yesu. Niba umusaraba warawurambitse, ni ukuri ubu butumwa burakomeye kandi ntacyo ushobora kongeraho, nta n'icyo ushobora kugabanuraho uretse kwihana ukajya mu murongo. Ntabwo uri umwigishwa wa Yesu. Abantu bose twigenzure, twisuzume, kuko Imana yacu irera, ibana n'abera, ntago ibana n'ababivangavanga. Shuti yanjye, ndakubwira nanjye nibwira, niba uzi ko uri umwigishwa wa Yesu ukaba utikoreye umusaraba, va mu kazi abagashoboye bagakore, abashoboye guheka umusaraba, abashoboye kwiyanga barabikora kandi barahari. Luka 9:23 ngabwira abantu bose ngo umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Hano misiyo ni ukwikorera umusaraba iminsi yose. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo uramutse ugendanye na Yesu wikoreye umusaraba, ntabwo ashobora kubona ko hari aho wananiwe akakuruhura. Icyo ni ikibazo. Uramutse ugendanye na Yesu wikoreye umusaraba, ntabwo yakugirira impuhwe ngo akuruhure. None se niba utawikoreye, urumva uri mu bantu bamukurikiye? Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo reka kuguma uririmba ko Yesu muri inshuti. Warananiwe wowe uvuga ubutumwa, warananiwe kwikorera umusaraba wa Yesu. Icara hasi. Wowe uririmba, wowe uhanura, wowe ubwiriza, warananiwe kwikorera umusaraba wa Yesu. Yesu ntabwo muri kumwe. Ntumere nka Petero wabwiye Yesu ngo nzagukurikira kubera ko ababwiye ibintu byiza, ngaho uzajya hose. Warabibonye uko Petero yamuhindutse. Nawe rero wahindutse Yesu, mutangiye urugendo mugeze hagati reka uyu musaraba se nawe ushobora. Ibi ngibi se, umusaraba ntabwo ari igiti. Icyo wahuye nacyo, iryo shuri Imana yagucishijemo, icyo kigeragezo, kandi uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, n'abatubanjirije bagiye bikorera uyu musaraba. Na Yesu ubwiwe yasohotse awiyikorereye. None Imana ikakubaza ngo bantu mushaka ko babaterurira imisaraba, burya yawugutwaza iminsi mike nk'uko Simoni nawe yawutwaje Yesu mu minota mike, ariko ntabwo yari we wawubambweho. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo nutamenya kwisengera, ngo usengere umutwaro ukuremereye, ngo uhamagare Yesu azawugutabaremo, azawugufashemo, ngo ugendane na Yesu, uwo musaraba urabona uzawushobora. Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese wowe uvuga ngo nge sinawushobora, ngo Mana ngo ibi sinabishobora. Uko utabishoboye ni nako utagera ku isezerano. Uzaba ukomeye aca mu bikomeye nubwo bikomeretsa bikamukomeza.
niba rero warashyize mu inyorosho umusaraba w'ubukene, abantu bashyize mu inyorosho batangira gushaka indamu, umusaraba w'inzu itakiri kumwe n'icyorokezo, abantu bagiye bashyira mu inyorosho, umusaraba w'ubushomeri, abantu bagiye bashyira mu inyorosho, abantu bashaka gutera imbere baguruka bihuse, kabona umuntu akize mu masegonda 50, yananiwe kwikorera umusaraba wa Yesu, arangije awucamo kabiri aragenda. Abo bantu bose Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo nk'uko umuntu ayoba inzira yatangiye urugendo ari mu modoka akaza kumenya ko yayobye, ngo bimusaba yuko ava muri ya modoka agasubira inyuma akongera agatangira urundi rugendo rushyashya. Imana yarambwiye ngo hari abantu bagiye kongera gutangirira kuri zero kubera ko baciye nk'umusaraba bariyobora. Muri uko kwiyobora rero Imana ije kugira ngo yongere ibashyire muri point zero, bongere batangirane nayo. Imana igutabare cyane. Ikindi, ubwo urumva yuko umuntu wese warambitse umusaraba, urumva yuko ntacyo agomba kuvugana na Yesu. Ikindi, turangije icya gatatu, igice cya gatatu, igice cya kane. Imana yambwiye ngo nkubwire ibi ngibi. Isuzuma iri gukora ni iry'umuntu watanze anezerewe. Imana iri kuvuga ku bantu 5 batanze banezerewe ko igiye kubagomororera umugisha. Umuntu wa mbere ni umuntu wanejeje Imana igihe yatanze niyo yaba yugarijwe n'ibibazo. Kuri ubu butumwa Imana yampaye ijambo riri mu Bakorinto ba 2 igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Aha hose uzasome urumva icyo Imana ikubwiye. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni umuntu watanze mu gihe nubwo yaba ari mu bukene bwinshi, uwo muntu akitanga. Uwo muntu Imana ije kumugororera, mbese mu bahembwa nawe Imana ije kumuhemba. Umuntu wa gatatu ni umuntu watanze ibirenze ubushobozi bwe. Uyu muntu watanze ibirenze ubushobozi bwe nawe ngo Imana ije kumuhemba. Muri Zaburi ya 34 umurongo wa 9 n'uwa 10, reka tuhasome. Zaburi 34 9 10 haravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batazagira icyo bakena. Uyu muntu wubashye Uwiteka muri ubu buryo agatanga ibirenze ubushobozi bwe, Imana ije kumukenura. Umuntu wa kane ni umuntu watanze anezerewe, adafite umutima mubi, adafite kwicuza. Uyu muntu nawe Imana ngije kumuhemba. Umuntu wa gatanu ni umuntu watanganye umutima udahatwa, umutima utarimo kuguhata. Uyu muntu nawe Imana ije kumuhemba. Uyu muntu ari mu mugambi w'Imana. Imana impa ijambo riri muri Matayo 25:31. Matayo 25:31. Umva icyo Imana ivuganye n'umuntu wese ukurikiranye iri jambo kuri uku gutanga anezerewe. Ngo uyu muntu wakoze ibi ngo ntabwo Imana izigera imuciraho iteka. 3:1 haravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azaza, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iraje itegure. Azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe
nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Imana ije kurobanura buri kintu cyose ukwacyo. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Imana ishimwe. Muragwe ubwami bw'abatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje. Tega amatwi wumve. Nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ngabakiranutse yewe ukora ntumenye ko wakoze. Tega amatwi. Ngabakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbukira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Akabazo. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe si babiri, umwe muri bene data abo boroheje bari inyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Niyo mpamvu Imana yakubwiye ngo iri suzuma ry'umuntu watanze, Imana ije kurihera umugisha. Umurongo wa 39 ngo, kandi twakubonye ryari, kuri 41 azabwira n'abari ibumoso ati, muva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimwamfungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, mwami twakubonye ryari ushonje, cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari inyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Imana yarambwiye ngo aya magambo somye nkubwire ngo wowe urihe muri abangaba? Wowe wabikoreye nde? Yesu ukabigukorera kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, wowe wabikoreye nde? Imana irambwira ngo hari abantu muvuga ngo ntago mwabona uko mukorera Imana. Imana irambwira ngo nimbabaze ngo, mbese ufite imyambaro ingahe? Ese umwambaro umwe ntago wavuga ubutumwa? Ese ifunguro ry'umunsi umwe ntago ryavuga ubutumwa? Ese gusura umurwayi, gusura uri muri gereza ntago byavuga ubutumwa? Imana irambwira ngo nkubwire ngo iri jambo ikubwiye nturifate nk'uko usanzwe urifata, ngo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo gucirwaho iteka, ngo buri wese yisuzume. Imana idutabare cyane. Rero Yesu aje kurobanura abamukoreye neza, abamurikire Imana nta rubanza rundi ruhari. Shuti yanjye mwene data, shuti y'umusaraba unkurikiye muri ubu butumwa, ndagira ngo nkubwire ngo nutaba amaso ubu ngubu bwo ntabwo uri bubucike. Ijambo rindi rya nyuma Imana yampaye gusorezaho
ni mu migani 30:24 umurongo wa 28. Imigani 30:24 umurongo wa 28. Reka dusome ubundi soza ubutumwa Imana yampaye kukubwira. Ngo hariho ibintu bine biba ku isi bitoye ariko bifite ubwenge bukabije. Ibimonyo ni ubwoko budakomeye ariko byibikira ibyo kurya muki. Impereryi ni ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu mu bitare. Ari inzige ntizigira umwami ariko zitera zigabanyijemo imitwe. N'umuserebanya ufatisha amaboko yawo ngariko uba no ku nyumba z'abami. Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Utu tunyamaswa tune Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo intozi, ibinyoma ntizigira imbaraga. Ngo intozi ntizigira imbaraga ngariko ku mpeshyi ku mpeshyi zirahunika. Imana irambwira ngo nkubwire ngo wowe unaniwe no kumenya igihe cyawe, wowe urajagaraye, wowe uri muri Mana yarasezeranye, Mana yavuganye nawe, Mana yavuga, ubwo intozi zirimo zirahunika, wowe uri muri Mana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo nkubaze ngo wowe uhunitse iki? Uhunitse iki? Uhunitse iki? Ntizigira imbaraga, wowe ufite imbaraga. Imana irambwira ngo ibi byose nkubwiye yabiremye kugira ngo umuntu abitegeke, umuntu abiyobore. None ibyo yasize ku isi biri kukurusha ubwenge. Aho Imana yambwiye ngo nkubwire ngo irababaye kuba intozi zikurushije ubwenge, ntizigira imbaraga ariko ku mpeshyi zigahunika. Kuki zihunika ku mpeshyi? Impamvu intozi zihunitse ku mpeshyi, mu mvura nta na rumwe ushobora kubona ku butaka. Mu mvura nyine Mana irambwira ngo nkubwire ngo niba intozi zihunitse ku mpeshyi kuko zizi ko imvura izagwa, wowe uhunitse iki kubw'iminsi n'ibihe wowe utazi? Kabiri, impereryi zigacukura indaro yazo mu rutare. Urutare ni Yesu, muririmbyi, muvugabutumwa, mukozi w'Imana. Urutare ni Yesu. Mbese wowe waracukuye? Mbese uri gucukura? Ese witeguye kwinjira mw'uru rutare abandi ko bagwinjiyemo kandi baguwe neza? Imana irambwira ngo nkubaze ngo wowe uri ntizigira ingufu. Ibidafite ingufu biri mu rutare ariko wowe uri ku gasozi. Ku gasozi abantu benshi barahagwa kandi urutare ruhari. Izi mpereryi zidafite ingufu zigiriye inama, ziravuga ati kubw'ingufu tudafite, kubw'ingufu tutagira, reka twiyubakire amazu mu rutare. Tahari wenda inzovu zigukandagira, nikandagira ikamenura urutare tuzapfe. Yesu shimwe. Ziravuga ati urusaku rw'intare ni rwinshi, umutontomo w'intare ni mwinshi, ariko intare niyamoka ikamenura urutare basi tuzapfe. Umuntu wese uri mu rutare nta kibasha kumunyeganyeza.
imereryi zidafite ingufu turi muri uru rutare, inzovu kizi gukandagira. Imana yatanze urugero rw'inzovu. Inzovu kizi gukandagira, nikandagira urutare tuzapfe nta kibazo. N'intare kifite ijwi rirerire, ijwi ry'intare nirimenura urutare tuzapfe. Zibyariramo abana n'abuzukuru, zirerera mu rutare, na bugingo n'ubu abari muri Kristo Yesu nta teka bazacigwaho. Imana idutabare. Urutare ni Yesu. Gatatu, inzige. Inzige ntizigira umwami, ariko ngo zigendera ku murongo. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo wowe ushaka ko bakurandata, wowe ushaka ko bakuyobora, wowe ushaka ko udafite perezida wa korari, hatariho dirije wa korari, mbese umuyobozi udahari, ngo ntabwo ngo mwarya ku murongo. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bose bafata umurongo nk'uw'inzige. Imana irongera ikakwihanangiza ngo niba inzige ari inyamaswa, inyamaswa atari n'inyamaswa muntu, inyamaswa gusa, ariko woweho wahawe kuyobora ibi bintu byose, zirimo zirakurusha ubwenge, zirimo zirakurusha kwishyira mu murongo. Imana irakubwira ngo mbese uzireguza iki umaze kumvira ijambo. Icyanyuma, umuserebanya. Benshi bakunda kuvuga ngo nitwamara ijosi. Uyu nguyu bashobora gufatisha amaboko, ariko ngo uba no mu nyumba z'abami, ugatura mu nzu iwawe. Burya Imana yabishatse, uyu muserebanya uyu nguyu wagutangira amakuru. Nubwo waba uri muri dushe ntago wamenya ko uhari, nubwo waba uryamye kakandi kamara ijoze mubona gatambagira mu nzu zanyu z'abakire z'aboroheje, ushobora kugutangira amakuru. Hano Imana yaramwe ngo nkubwire ngo ijisho ry'Imana rirabona, nta na hato na hato na hato ushobora kwihisha. Irambwira ngo nkubwire ngo we kwibwira kutazwi, we kwibwira yuko ibyo uri gukora abantu batakubona. Ijisho ry'Imana ryarakubonye. We kwihumuriza, menya yuko uko uyu muserebanya uba mu ngoro z'umwami, ni nako n'ijisho ry'Imana ribi wawe. Imana itugirire neza. Ngubu butumwa ntacyo ngabanyije, ntacyo nongeyeho, igisigaye reka nsenga Imana. Imana iduhana umugisha. Urakoze data mwiza, uri Imana ishoboye ibintu byose, nta na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe. Icyo wantumye cyose ngitanze uko wakimpaye. Imitima y'abantu yose reka ibohokere kumva, buri wese mu cyiciro cye yisuzume, kandi wisuzuma wavuze yuko atagirwaho n'urubanza. Dukomereze amaboko, uturinde kugwa mu mutego kandi twamaze kuwubona. Nk'uko ijambo ryawe ryambwiye neza yuko abazi Imana yabo nibo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Hereza umuntu wese kandi ukurikirane buri muntu wese wumvise ubu butumwa. Uwiteka, twebwe twese isi yose uduhe gukiranukira kugupfa, kugira ngo twezwe nk'abapfa mu kanya kari buze. Ndagushimiye Kristo, ndaguhimbaje. Ngaho reka buri wese akomerere muri wowe ndetse no mu ijambo, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha kuwahingukira kuri iki kiganiro n'ibindi byose biri kuyoboka Imana. Ni Mukalibiya Pascasie. WhatsApp yanjye ni 078 77 94 549, 078 77 94 549. Imana ibaha umugisha.